Aha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, ubwo unteze amatwi aka niko kanya keza ko kubana nanjye twegerana ku musozo w'iyi nkuru nakubwiye neza. Aha ngaha aba bamotari bari bageze, ndetse unamenye neza icyatumye aba bamotari bafata icyemezo nk'iki ngiki kugeza ubwo bashaka kugonga na polisi yo mu muhanda. Byose ngiye kubikugeza kuko njye mba nabikurikiranye gatanu ku kandi, wowe ugende unabimenya wibereye aho ngaho, cyane ko njyewe mba nakubereye aho utabashije wowe kugera. Nibyo nakubwiye ngo njyewe ibintu byose mbikurikirana neza cyane, rero mbikoreye kubera ko iminsi yose ibi ngibi mbijyamo nta zindi nyungu ngamije, ari ukugira ngo njye mbaha update z'ibibera hirya no hino mu mihanda ibigiye itandukanye, by'umwihariko aha ngaha muri iki gihugu, noneho aha ngaha mu mujyi wa Kigali. Reka nizere ko rero byose tugiye kugenda tubibanamo neza, ukaza kugenda usobanukirwa neza ibyemezo aba bamotari bafashe. Twavuga ko ari ibyemezo bidasanzwe kuri uyu munsi. Ni mu kanya gato bikugezaho, akambwire nawe utarakora subscribe cyangwa se abone ubikore, kugira ngo tujye twibanira muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije nuko bukeye. Ariko kandi ntugende udakoze kuri kariya kantu k'inzogera kagufasha kujya wakira notification buri uko twaprodinze inkuru cyangwa se buri uko dushyizeho inkuru. Komeza ubane nanjye uri kumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Charles OG, umuhungu w'Imana. Yes, nkuko natangiye mbikubwira, bamwe mu bamotari bagiye baduha amakuru agiye atandukanye batubwira ko ngaba bagenzi babo bakoze ibi ngibi bishobora kuba byabateye ubwoba, ndetse bamwe bakaba bagiye no kugenda bagira impungenge. Ubwo ni kuvuga batangiye kugenda bagira impungenge z'ibi ngibi byabereye aha ngaha, ko ingaruka mbi zishobora kugera ku bamotari bose, kandi nyamara ngo hari bya bindi bakunze kuvuga ngo abumwe agatukisha bose, ariko aha ngaha ntago yari umwe, bari benshi inkurikije uko ibi ngibi byari bimeze. Ndabizi ufite amatsiko menshi, uri kwibaza uti ni iki cyabaye muri uyu muhanda, ni iki kidasanzwe cyakozwe n'aba bamotari kuri uyu munsi. Ni nk'uko wavuga uti motari afashe moto ye nta byangombwa, moto ye nta siransi, moto n'uyitwaye nta perime, yaza gufatwa ubwo kubera ko nyine aba guwe gitumo cyangwa se aba afashwe kwa kundi abatunguwe, ugasanga noneho agiye guteza ibindi bibazo biruta ibyo yarasanzwemo. Ubwo birumvikana, wahise umenya neza aho ndi kugenda nkuganisha. Ubwo nizere ko ibi byose tugiye kugenda tubivanamo. Ubwo uri kwibaza uti ubundi abamotari bose niko bari bafite ibyo bibazo, ugiye utubwira. Wowe ntega amatwi byose mbikugezeho, nizere ko wahise umenya ko nagarutse muri aya makuru. Aya ni amakuru abagezweho, ni amakuru ubu ugiye kugezwaho nanjye umuhungu w'Imana. Niba utarakora subscribe bikore, kugira ngo tujye turushaho kwibanira muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije nuko bukeye. Uyu munsi ntago ndi bugutindire nk'uko mwebwe musanzwe mubimbwira cyangwa musanzwe mubikora muri comment, muvuga muti ndarondogora. Ntago ndondogora nshuti zanjye, ibyo mba mbabwira byose aba ari ngombwa kugira ngo mwebwe mubyumve. Ni ingenzi kuri mwebwe mu ntega amatwi. Kereka niba wenda ufungura video wakumva ntangiye ugahita uvuga uti ibi ngibi ni bya wa wundi usanzwe. Ntago ibi ngibi bisanzwe nshuti yanjye, ni nayo mpamvu nakubwiye ni ongera volume hataza kugira ijambo na rimwe eri gucika. Gusa kandi mbere ko nkugeza iyi nkuru, nyemerera gato mbanze nisurise mwebwe mwese mu nteze amatwi. Abanteze amatwi bari mu ntara y'Amajyaruguru, hari n'abanteze amatwi bari mu ntara y'Amajyepfo, Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo, by'umwihariko namwe turi kumwe muri uyu mujyi wa Kigali. Reka nizere ko mwese ibyo murimo byose mukomeje kugubwa neza. Ntabwo nakwirengagiza aba diaspora, nagiye mbona benshi bafite amamoto aha ngaha mu mujyi wa Kigali. Ubwo nabagiye bashora agatubutse mu mamoto nyine bakaziha abantu bazipatana. Ubwo namwe ibi ngibi ubwo mugomba kubyumva kuko birabareba cyane.
reka nizere ko mwebwe mutuye ku mugabane wa Afurika muri amahoro, abatuye ku mugabane w'Iburayi by'umwihariko abanyumva bari hariya United States, ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka nizere ko mwese aya makuru tugiye kuyabanamo mukagenda musobanukirwa neza iby'abamotari ndetse n'ibyo bagiye bakora kuri uyu munsi wa none. Mwebwe mwese rero ndacyabibutsa ko ishakiro ry'amakuru nk'aya ngaya yizewe nta handi uzigera uyasanga usibye kuri iyi miyoboro wa YouTube channel nisharire OGTV, nanjye ukagera unyumva kuri izi mikoro buri uko bwije nuko bukeye. Birashoboka ko waboneza amatwi rero ubwo birumvikana kubera ko iyo ntangiye mbasuhuza bari kugira ngo mwese tuze kubana muri aya makuru tuziranye. Rero birashoboka ko waboneza amatwi urwaye cyangwa urwaje. Wowe urwaye reka nkubwire ngo urwara ubukira, wowe urwaje nawe wiruzerera umuntu wawe, haracyari Imana ikora kandi ujye ucishamo unasenga kuko ishobora byose. Bityo rero ubwo mwese mbahaye ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Nakubwiye ko ari mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge nk'uko uri kugenda ubyibonera, ntiriwe mvuga ngo uyu muhanda ni uwuhe, ubwo nizere ko wahise umenya neza uwariwo, ntiriwe nkubwira ngo naha. Icyo nakubwiye cyo ni kimwe, ni mu mujyi wa Kigali. Iyi ni Nyarugenge igendwa n'abayizi. Izo ni imodoka wabonaga ziri inyuma y'izo moto ubona ko zaguye muri ubwo buryo. Izo ni za moto z'amashanyarazi zikoreshwa ingufu z'amashanyarazi. Murabizi ko muri iki gihe hari kugenda hakorwa ivugurura nk'uko mwagiye munabitangarizwa n'ababishinzwe inshuro nyinshi, bajya bababwira ko hagomba kugenda hakoreshwa izi moto zikoresha amashanyarazi, izi zinywa esansi, aho n'ubundi ngo kugeza na n'ubu ngubu zikaba zitacyandikwa kubera impamvu zigiye zitandukanye, nk'uko leta yagiye ibishyira mu bikorwa kugira ngo tugende tubasha gusigasira umwuka mwiza uza mu kirere cy'i Rwanda. Bityo rero nakubwira ko mbere y'uko nkubwira ibyakozwe n'aba bamotari byatangiye, ari moto ebyiri zisanzwe zikoresha amashanyarazi zari ziri mu cyerekezo kimwe nk'uko nawe uri kugenda ubyibonera. Imwe nibwo yaje kugira ikibazo, izindi zari inyuma. Ubwo nkurikije uko ngewe nabibonye niko ndi kugenda mbikubwira. Indi yari inyuma nayo yaje ihita yikubita, zose ziza kwisanga hasi. Nyuma y'uko ibyo byose bibaye rero byaje guteza ambutiyaje, muri uyu muhanda, bituma traffic police cyangwa se inzego zishinzwe umutekano wo mu muhanda zihagera kugira ngo zirebe ikibazo kibaye, cyane ko abamotari batangiye basigana bavuga bati urangonze, undi nawe ati byagenze gutya na gutya nk'uko uri kugenda ubyibonera. Dore iyo modoka nayo yaje kubita ku byari bibaye. Ni kwa kundi bavuga ngo ipfuye cyangwa se barya bavuga ngo iki, mujye muri comment mubimbwire ngo yapfuye nawe utayiryaho. Ubwo nuko niyo modoka yaje nyine ikubita kuri izo ngizo. Birumvikana nk'uko usanzwe uzi iyi mihanda ya Kigali uko iteye, hari iba irasasenike nk'uko uri kugenda ubyibonera. Aha bari mu cyerekezo kimwe, bityo rero umwe yazaga ahonda ku wundi. Nibwo rero polisi yaje kuhagera. Mu kuhagera bituma ahangaha haba icyo twakwita ko ari nka ambutiyaje idasanzwe, aho bamwe mu bamotari batangiye kugenda bavuga bati ntabwo twebwe twakabaye victime w'ibi bibazo by'aba ngaba, tureke twebwe twigendere. Polisi nayo ati mureke tubanze dukemure ibibazo by'aba ngaba. Aho rero bagiye bumva ku mpande zombi wari uri mu makosa, byaje kurangira n'ubundi umwe muri abo bamotari babiri bari bateje ibi bibazo avuze ko ngo ari ikibazo kiri tekinike cy'izi moto, ngaho usanga bafata feri mu buryo butunguranye, ugasanga ngo feri zibaye amazi. Ari nabyo byaje kuba kuri uyu nguyu. Ubwo niba bari bageze aho twavuga ko bigiye kuba ngombwa ko bahita bahagarara direct, ubwo urumva ko uyu nguyu yaje gutuma mugenzi wari inyuma ye ahita amukubita, ku buryo namwe ubwanyu muri kugenda mubyibonera. Gusa kubw'amahirwe nawe ahakomerekeye nk'uko twagiye tunabitangarizwa n'abari bari kuri izi moto. Ubwo ni abagenzi bari batwawe n'aba bamotari. Ndabizi we wibaza guti ni ibiki byatumye aba bamotari bigenda gutya na gutya. Nakubwira ko nta bidasanzwe usibye icyo kibazo cyari cyabaye. Navuga ko cyari giturutse kuri izo moto ebyiri zaje
zaje gukubitana zose zikisanga hasi, ubwo bikaba byatumye abandi bamotari bavuga bati mwaka dushakiye inzira nk'abayobozi bacu. Gusa ibyo ngibyo nta nubwo byatinze kubera ko byabaye ngombwa ko moto bazishyira ku ruhande, bakemura ibibazo by'abamotari, izindi zikomeza kugenda. Gusa mbere y'uko biba wabonaga ko nyine biteje ikibazo mu muhanda, ari nabyo byatumye benshi batabyitwaramo neza, abandi batangira gusakuza. Ariko kubera ko dufite ubuyobozi bwiza, dufite abapolisi babikora kinyamwuga ndetse babikora babyegereje umutima wa kwa kundi uba ubona nyine harimo ubwitange, bidahwanye na wa mushahara tuvuga ko ubahabwa. Babikoze nk'abikorera, mu kanya gato inzira yongera kuba nyabagendwa. Ibyo ni ibyabaye muri Nyarugenge aha mu mujyi wa Kigali. Ubwo nizere ko wari unteze amatwi ugiye usobanukirwa neza uko ibi byose byagiye bigenda, kuko ngewe mba mpari ku bwawe, cyane ko none aha ngaha ari mu rugo byose, ubwo mba ngomba kubikurikirana neza gatanu niko. Kandi reka nkubwire ngo wakoze kuntega amatwi, kandi nkubwira ngo tuze gusubira mu kuri yacu ari imbere. Nyumvaga kuri mikoro nitwa Charles OG. Asante sana.